Amen. Mwicare. Bashobora kuba baje nyuma. Nitwa Maurice Rukimbira, ndi umupastori ahangaha mu itorero ryitiriwe abera bose Kimironko, Paruwasi All Saints Kimironko, mu bucidikoni bwa Kimironko, Paruwasi diocese ya Gasabo, mu itorero Angilikani. Imana ishimwe. Tugiye kuganira dushingiye kuri ibi bice twasomewe, kandi ndizera ko hari icyo uri bwunguke uyu munsi. Tugenda twumva kenshi batubwira ijambo ry'Imana, n'ubu mu bice twasomewe ijambo ry'Imana ritubwira ko Aburahamu yahinduwe sekuruza w'abizera. Ubwo natwe turi abuzukuru cyangwa abuzukuruza ba Aburahamu. Ariko iryo jambo ngo sekuruza w'abizera cyangwa abuzukuruza ba Aburahamu wagize uko kwizera, mu by'ukuri ntabwo bigarukira gusa kuri iyo nyito, ahubwo nuko uko kwizera gukwiriye kuba kuturimo. Ntabwo twakwitwa gusa abuzukuru cyangwa abuzukuruza b'umuntu wizera ariko tudafite kwizera. Iyo umuntu avuze ibintu nk'ibi mu rusengero nk'uku nguku, umuntu ashobora kwibaza ati se ubu twaba turi hano tudafite kwizera? Ariko turasaba Mwuka Wera kugira ngo atwereke ibipimo by'abantu bafite kwizera kandi babishyize mu bikorwa, hanyuma tuze kwiha amanota. Uyu munsi turaza gusangira ku meza y'umwami, kandi Imana iratwibutsa ikintu gikomeye, yuko dukizwa tugakomera kandi tukemerwa n'Imana kubwo kwizera gusa, atari kubw'ibikorwa byacu. Mwagiye mubyumva no mu ndirimbo zatambutse. Paulo atubwira muri iki gice twasomewe mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 4 ko Aburahamu yabaye sekuruza w'abizera bose. Kubera iki? Kuko yiringiye Imana nubwo ibintu byasaga n'ibidashoboka. Imana yari yaramusezeranije urubyaro rungana n'inyenyeri. Abana murakomeye, mujya mureba inyenyeri nijoro, mujya muzibara ukuntu zingana, ni nka zingahe? Twebwe bajyaga bazitubarisha turimo gusinzira, bagasohora hanze bakatubwira bati mubare ziriya nyenyeri. Hanyuma twagarukaga ibitotsi byashize. Mu isomo ririmo abakuru n'abato tugomba kugendana. Aburahamu Imana yigeze kumusohora iramubwira iti reba ziriya nyenyeri urebe niba washobora kuzibara. Hanyuma mu gice cya 15 cy'itangiriro umurongo wa 5 ijambo ry'Imana ratubwira ngo Aburahamu arizera ngo bimuhanirizwa no gukiranuka. Haleluya. Ntabwo batubwira amategeko yubahirije kuva ku rya mbere kugeza ku rya 10. Ntabwo batubwira andi mategeko menshi yubahirije akunda kuboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Ni menshi rero. Areba umugore wabyaye muri rusange, areba umugore wabyaye umuhungu atandukanye n'areba umugore wabyaye umukobwa. Nukuri amategeko yari menshi. Hanyuma ngo agira kwizera, Imana iravuga ngo uyu muntu arakiranutse. Amen. Ku buryo umunsi umwe ninkubaza ngo uri umukiranutse, murabibona turi muri paruwasi y'abera. Buriya ushatse wavuga ngo ni muri paruwasi y'abakiranutsi.
ese nkubwiye ngo uraho mwene data mukiranutsi wanyemerera? Ariko reka uyu munsi tumenye ikintu kimwe gishobora gutuma Imana ikureba yo ikakwita umukiranutsi, ni igihe wizeye. Noneho urizera. Niba wizera, ishime Imana mu mutima wawe, ariko nyuma yo kumva ko wizera, gira amahoro. Nihagira umuntu ubikubaza, ujye umenya ngo uri umukiranutsi. Kubera iki? Ntabwo twizera cyangwa dukiranuka. Hari n'abantu bajya bavuga ngo ubuse ngo hera he, ngo uvuga ngo uri umurokore, ngo ese ubwo wararokotse? Ndababwira nti ngende umurokore pe. Niba muri iki gihugu nta murokore uhari, ngewe ndahari. Muzi impamvu? Kuko ntabwo nkizwa n'ibikorwa byanjye, nkizwa no kwizera Yesu wabambwe kuri uriya musaraba. Haleluya. Hari umukristo hano ujya umbwira, ujya utubwira tuganira, ngo ajya agira ubwoba yuko mu ijuru azagira irungu, ngo azabura y'abantu bakijijwe bazajyana. Kubera iki? Ntabwo mwizera ko mukijijwe, ko muri abarokore, kandi bituruka ku kwizera gusa. Aburahamu ngo yarizeye gusa, ngo bimuhwanyiriza no gukiranuka. Abera ba Kimironko ndabatashya mu izina rya Yesu. Ubwo wasanga hari umuntu uvuze ngo winshinyagurira. Oya no kuri. Niba wizeye ko Yesu ari umwana w'Imana, ukizera ko Yesu yazutse mu bapfuye, nukuri urakijijwe. Ntihagire umuntu ugukanga. Haleluya. Ntihagire ikijwi kigukanga. Umwami Yesu, umucamanza utabera, we yaciye urubanza, yavuze ngo nta cyaha cyagufasha. Kubera iki wowe wizengereza? Kuki wimereye nabi? Umucamanza, ngo uyu mucamanza, hano turufite abanyamategeko, ngo uyu mucamanza ya Rukasi barabyubaha. Umucamanza ya Rukasi. None umucamanza utabera witwa Yesu Kristo, niba yarebye kwizera kwawe akavuga ngo uri umukiranutsi, wowe uri umucamanza wa hehe? Uvuga ngo ariko ngo hari akantu kaburamo. Aburahamu yizera Imana, ngo iravuga ngo uri umukiranutsi. Aha Aburahamu kwitwa sekuruza w'abizera, mu by'ukuri hari ibigwi yari afite bigaragaza ko yizeraga. Aburahamu yari afite imyaka yarashaje. Nigeze gusoma mu Kiheburayo, buriya Krema uriya twiganye masters muri Mukono, hanyuma we umwaka wa mbere yiga Ikigiriki, ngewe niga Igiheburayo. Hanyuma cyakora ndaryoherwa, mu mwaka wa kabiri nanjye niga Ikigereki kugira ngo nabyo njye mbyumva neza. Hanyuma ikintu cyantagaje nyine, Ikigiriki hari ibintu bivuga bifutamye. Kiravuga ngo Aburahamu yari afite imyaka 90 n'imyaka 9. Nuko babivuga mu Giheburayo, ngo imyaka 90 n'imyaka 9. Ntabwo bavuga ngo 99. Aburahamu umusaza w'imyaka 90 n'imyaka 9, ubwo madamu we yamurushaga 10. Ntiyamurushaga 10 ho, hafi aho ni ujya umbera dictionnaire ya Bibiliya, hafi aho ngaho. Ubwo rero wasanga we yari afite 80 n'imyaka 8. Ntiyari umukecuru. Hari ibintu bibiri bivugwa hano, ngewe ndimo gutegura naravuze ntari kubu ibi bintu byo kuvuga ngo ingumba ntabwo naba nishe Ikinyarwanda. Reka ne kuvuga ingumba, ariko mvuge ngo byari bizwi ko atazabasha kubyara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, byari bizwi yuko ashaje, yarenze ya menopause ya myaka, hanyuma agera 60, 70, 80. So ibyo kubyara byarumvikanaga ko bidashoboka, ariko agira kwizera.
mu buryo bw'abantu nta cyizere cyari gihari, ariko Aburahamu yahisemo kwizera Imana kurusha kwizera ibintu bigaragara. Igice cya 4 umurongo cyo mu rwandiko rwandikiwe Abaroma, igice cya 4 umurongo wa 18 handitse ngo Aburahamu ubwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuru w'amahanga, sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Ngo Aburahamu uko yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa. Bavandimwe, ibintu dusabwa kwizera ntabwo dukwiriye kubishakira ngo wenda ngo si ikibazo. Oya, dukwiriye kubona ikibazo ko ari ikibazo, ahubwo tukizera ko Imana iruta ibibazo gukomera. Amina. Si uguhakana rero ko ikibazo kidahari cyangwa ko ikibazo gihari. Si uguhakana ko ikibazo gihari. Hari igihe bavuga ngo yangu iki si ikibazo. Oya, ni ikibazo, ni ukuri. Ibibazo urimo guhura nabyo mu buzima birahari. Ntihagire umuntu ugushuka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Hari igihe tubabwira tubafata amaraso twaborohereje ngo ikibazo ntigihari, ariko ni wowe uzi ukuntu uri burwane uri bukwepe nyirinzu aje kwishyuza, cyangwa abafundi niba waratangiye kubaka. Niba hari ibintu bibiha ni imyenda. Hari umuntu uherutse kumpanurira ngo Imana ikuyeho imyenda yanjye. Ni ukuri nsanga ntayo mfite. Tareba, hari igihe nageraga imyenda kandi nta kuntu nayigira simbyumve, kuko imyenda iraryana. So wibwira abantu babandi ngo imyenda ngo ntayo, ngo oya, imyenda iraryana. Hari umuntu w'umukomediye wigeze kubwira, yabivuze mu isengesho, arahindukira arebera Imana, arabwira Imana ngo Mana, ngo ujye udukiza inzara. Ngo Nyagasani buriya nuko utabizi, ngo ariko inzara iraryana. Ngo inzara iraryana. Bavandimwe, ntabwo nje kubabwira ngo ibibazo ntibihari, ariko Imana twizera iri hejuru y'ibibazo byose. Haleluya. Iri hejuru yabyo. Rero ibibazo byari bihari. Kwizera kwa Aburahamu kwagaragariye mu bikorwa. Mu itangiriro igice cya 12, aho Imana yamukuraga iwabo kwa Setera, wari umubusinessman acuruza ibigirwamana. Business yakoraga ntabwo yari yemewe n'Imana. Hanyuma ahitamo kumusiga n'umuryango, yumvira Imana kubwo kwizera. Kwizera kuri mu bikorwa. Yizeye ko ibyo atarabona azabibona, nibwo yizeye kuzabona urwo rubyaro. Yemeye gutamba umwana we w'ikinege Isaka, yari yiringiyemo amasezerano yose. Yiyemeza kumutanga. Azana umuhoro, amushyira ku gitambiro, ubaya ameza, ashushanya bya bibuye bajyaga bubaka cyangwa iki, bagashyiraho amatungo bagiye gutamba. Kandi igitambo Imana yari yasabye gutambamo Isaka ni igitambo cyitwa Holocaust. Ni igitambo cyo gucagagura. Afata umwana we aramujyana, umwe w'ikinege yari yarategereje ya myaka yose 90 n'imyaka 9, amushyira hariya, azamura icyuma. Imana iravuga ngo ndakubonye. Marayika aragihagarika. Ntiyari yabirangije, kubera kwizera ko ibyo ari byo byose Imana ubwo ibimubwiye, kandi yaramubwiye ngo mu rubyaro rwe niho hazava amahanga yose. Yaravuga ngo buriya no kumurema aramurema yewe, reka njyewe nizeye Imana. Arabirekura, arabitanga, birarangira.
ndavuga igikorwa aragikora, buriya yari yagikoze, Imana yarakibonye. Buriya n'umwana we iyo ashaka yari kumwanga avuga ati papa wari wandangije, ntuzambwire ngo burya ngo hari ukundi kuntu wari ubizi. Kwizera. Mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 17 haravuga ko Aburahamu yizeye ngo Imana iha abapfuye ubugingo kandi igahamagara ibitariho nkaho biriho. Tukiramukanya tucyakira abakristo, nigeze kubabwira ngo twizere Imana n'ibidashoboka, dusaba Imana n'ibidashoboka. Hanyuma umuntu mwiza aranyunganira ati mwizere Imana n'ibyo mubona ko bidashoboka. Urumva ni birumvikana. Ariko je nongeye kubabwira ngo mwizere Imana n'ibidashoboka. Ngo kuko ngo ihamagara ibitariho ngo nkaho biriho. Buriya sinzi niba mubyibuka, Aburahamu ubwo twahoze tumuvuga ariko burya yari akiri Aburahamu, kuko yari atiyaritwa Aburahamu. Aburahamu byavugaga ngo sekuruza w'amahanga menshi. Sara kera yitwaga Sarayi. Sara byo byavugaga ngo nyogokuru. Rero muri iyo myaka yabo nababwiye ngo 90 n'imyaka 9 bageze aho batangira kujya bahamagarana nyogoku. Simbizi neza niba yari afite ibihanga, ariko nje nibaza Aburahamu yifitiye ibihanga ati nyogokuru shashara we aje baba we kwino shaho gikobwa baba be gikobwa se. Bibiliya ikavuga ngo yarebaga ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Maze abaturanyi bakamureba bakavuga bariko aba basaza bagize depression, batangiye kwiremera ibisubizo. Burya abantu barwaye mu mutwe hari igihe bageraho bakarema ibisubizo. Ugasanga nk'umuntu wasuzuguritse cyane wenda kubera kutabyara, ageraho akiremera abana mu mikanana, agatangira kujya heka. Burya umuntu abageze kure aho yatangiye kwiremera. Hari umuntu twari duturanye wari warasaze ibisazi by'umucamanza, yicoraga ahantu hamwe agashyira abantu ku murongo, akazana kesi akazisobanura, kandi umuteze amatwi ukumva aragusha ku jambo. Hari igihe abantu bagera mu bibazo bikomeye bagatangira kubishakira ibintu bimeze nk'ibisubizo, ariko Aburahamu bo ntabwo byari mu rwego rw'ubusazi, ahubwo babirebaga bitaraba, kuko Imana ibasha kurema maze bagahamagara rero ibiriho ibitariho nk'ibiriho. Twabibonye muri Matayo igice cya 9 aho umugabo yapfushije umwana, ariko ntibyamubuza kujya kureba Yesu. Abandi bamubwira bati byihorere byarangiye, ariko aravuga ngo reka nigendere ngewe. Haleluya. Twabibonye ngira ngo umugore wari umaze imyaka myinshi afite ikibazo cyo kuva, ariko aravuga ati ngewe ninkora ku myenda ya Yesu gusa nizeye ko hari ikintu Imana iri gukora. Ariko bavandimwe bene data, nk'ubwo ibyo bintu bihuriye hehe ko? Bihuriye he gukora ku myenda gusa? Ariko Yesu yarahindukiye aravuga ngo hari umuntu nkozeho. Haleluya. Ndabinginga nimwige gukora kuri Yesu, yumve hari umuntu umukozeho. Amen. Ba Petero bazi ubwenge, bazi ibintu, bazi muvomana ibintu byose bimukozeho, ariko abantu bose barimo kugukoraho. Kwera uravuga ngo hari umuntu ugukozeho. Yesu aravuga ati byihore Pete,
ntuzi ukuntu abantu mu kinyarwanda bahamagara ngo pete, sibyo? Ariko pete ubu uragira ngo sindimo kuvuga ibintu nzi njyewe, hari umuntu nkozeho azengurukije amaso, umudamu aravuga ati ni njyewe. Yesu aravuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Icyampa Yesu, afite Yesu warahari ategereje abantu bamukoraho. Ndakwinginze umuzanira amadosiye yawe, umuzanira imishinga yawe, biramwereka ko umwizeye, biramushimisha. Niyo mpamvu avuga ngo abarushye n'abaremerewe ni munsange. Reba umuntu ushaka abantu barushye n'abaremerewe, nuko bimuryohera iyo abonye ukwizera kwacu. Nubwo ari guke na 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 na, Yesu ni umfata, Yesu aramfata. Nimumuzanire, arareba avuge ngo aba bantu baranyizeye, uyu muntu aranyizeye. Nibwo uri bube uri umwuzukuruza wa Aburahamu by'ukuri, nukora ku mutima wa Yesu, uko amusaba ikintu kirenze icyumvikana. Nkunda Paruwasi ya Kimironko, nkunda inama tujya tugira, nzabivuga nyine, mbivuga buri gihe, ariko nifuza nyine ko twese tumera gutyo. Iyo bashatse gutekereza umushinga, ntabwo bashaka gusa umushinga wumvikana, bashaka umushinga wesha Imana icyubahiro. Si ibintu by'Imana. Hanyuma umukuru w'abakristo komite bakavuga ngo ibirebana naho ubushobozi buzaturuka byo muwe mubyihoreye, nimubanze murebe iki kintu kirakenewe. Haleluya, amen. Nimupanga ibintu, nimutekereze ibintu, nimwizere Imana, ibindi byo Imana izabyikorera. Maze tube abuzukuruza ba Aburahamu koko, turangwa nuko kwizera. Aba bantu rero, wa mugore wakoze kuri Yesu, wa mugabo wari wapfushije umwana, bari bafite imibereho itandukanye. Umwe yitwa umutware, undi we yarakennye kubera kwivuza, ariko bari bafite ikintu kimwe bahuje. Bari bizeye ko nibagera kuri Yesu, reka tuvugire hamwe ngo nibagera kuri Yesu, nibagera kuri Yesu ko baza kubona ibisubizo. Ntabwo baje bizeye imyanya yabo bari bafite muri community, ntabwo bari bizeye ibikorwa bakoze, ntabwo bari bizeye gukiranuka kwabo, bari bizeye Yesu gusa. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi cyane cyane ku bantu bafite ibigwi, bafite amashuri, bafite uburambe, bafite ibintu bagiye bakora. Reka uyu munsi twongere twige kwegera Yesu tutazanye ibyo bintu twakoze. Hari ubwo dusenga bikomeye tukabwira Yesu tutari kubu, Yesu nukuntu njya nkuririmbira, Yesu nukuntu nakoze ibi nibi. Rimwe na rimwe tukanavuga ngo umva rero Yesu nkubwira, ubwo rero niba utashobora kureba ibintu nakoze, ukabona ungize gutya, ungaragaje gutya, ubwo birakunaniye. Mwamfashije nk'ibyo bintu mukazabireka? Yesu ni Yesu yagusubije, kandi Yesu ni Yesu atanagusubije. Mwivuga ngo yabinaniwe. Hari n'abajya bavuga ngo ngewe ngo nutansubiza ngo simvaha. Nushaka wigarukira utaranajyayo, kuko akenshi atagiye kubibona gutya, watagiye kumutegeka gutyo, yitinzaho gato. Ntabwo aba bantu baje bazana ibigwi, bazanye umutima umenetse, bizeye ahubwo ibigwi bya Yesu. Amen. Reka munyemere dusubiremo ngo bizeye ibigwi bya Yesu, bizeye izina rye, bizeye ibyo yakoze, bizeye, baravuga bati twebwe turamugeraho tu, buri muntu ku giti cye. Yesu araducyaha anyuze muri wa mugani w'umufarisayo wigeze kureba umukoresha w'ikoro, aravuga ngo Mana ngo ngewe ntabwo meze nk'uriye, dore ngewe ndiyiriza,
ntanga n'ibya 10 kandi naba niyo yivugira ibyo ngibyo, ariko ntabwo ngo ntabwo meze nk'abariya. Murabizi mu hano hanze uzi ko hari abantu b'abanyamadini bajya bazengereza abandi b'abanyamadini. Ntabwo tumeze nk'abariya bo baranywa n'inzoga bangwaho na gake, ntabwo tumeze nk'abaporoso. Wabyihoreye, niba uri hano wadusuye babarira abantu. Uriya mufarisayo yaravuze ngo ntabwo meze nk'abariya bo bagira gutya na gutya. Tugiye ku igaburo ryera, turafata umugati na divayi. Hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo twanywa divayi. Wowe ivugira ibyawe, ariko wijya kuvuga ngo ntabwo meze nk'abariya. Yesu mu gice cya 9 ubutumwa bwa Matayo umurongo wa 13 aravuga ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Ahandi hakavuga ngo ubwami bw'Imana bwubakiye ku buntu n'imbabazi. Tito 3:5. Niyo mpamvu mu igaburo ryera nari ntangiye gukomozaho, hari ibintu tujya dukora kandi burya bifite igisobanuro. Reka mbisubiremo ibyo. Ibintu byinshi dukora, uriya tugendera ku ijambo ry'Imana, tukagendera kuri traditions, ku myitwarire y'intumwa za mbere n'itorero rya mbere, tukagendera kuri reasoning, ku myumvire no kuri experience, ibintu nk'ibyo. Ibintu itorero ryateganyije ko bigomba gukorwa, bigomba burya gukorwa. Iyo dutangiye kubihindura mu buryo bwacu, biba biri bugire riske yuko nyine abantu bazagera aho bakagira ngo Imana niyo ikurikiza aho isi igeze, ntabwo isi igomba gukurikira Imana. Tujya tuganira n'abantu mu mahugurwa bakavuga, erega pastor ujye umenya naho isi igeze. Ni ukuri, mureke Imana itegeka isi kurusha uko isi itegeka Imana n'itorero ryayo. Reka rero mbibwirire, igaburo ryera Yesu abwira abantu ngo mujye mukora bino bintu kugira ngo munyibuke. Yababwiraga kugira ngo bibuke imbabazi dufite, imbabazi tubona ko zituruka kuri we, zidaturuka ku bikorwa byacu. Ndasubiramo, imbabazi tuhabwa zituruka ku mirimo yakoze, ntabwo zituruka ku bikorwa byacu. Buriya abantu bakomejwe, murabizi ko ikiganza kijya hejuru ni ikihe? 1 2 3 cyitwa gute se nyine mu Kinyarwanda? Ni ikiganza cy'iburyo. Reka nsabe Pasiteri Clement aze amazi tubereke ukuntu igaburo ritangwa. Ariko icyo bivuze ni iki? Bivuze ngo no mu gakiza nta ruhare wowe ufite, nta bikorwa birimo wowe. Maze utunganye ikiganza. Kenshi abantu benshi barisha indyo, utunganye ikiganza, umushumba aterekemo umugati, maze ugira utya ufate, nta effort, nta kazi, nta mirimo. Ntabwo twakijijwe kubera ibikorwa, ahubwo dukora ibikorwa kuko twakijijwe. Ikiganza cy'iburyo kiri hejuru, hanyuma akameza, nta kazi kenshi. Nakire neza ijambo ry'Imana. Si ifunguye njyenyine, ariko mu kanya turaza guhazwa twese ku meza y'Umwami. Bavandimwe, kwizera ibyo Yesu yakoze nibyo biduhesha gukiranuka, maze tukitwa abana ba Aburahamu, tudashingiye ku bindi bintu. Imana itugire neza rero.
mukanya nitujya ku igaburo, ababyemerewe, abadafite impamvu ibabuza, muze dusangire, ariko duciye bugufi cyane, kuko imbabazi twahawe zaturutse ku byo Yesu yakoze. Nitumwizera rero tuzafatwa nk'abakiranutsi, maze tube abuzukuruza uwakiranutse kubera kwizera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwami Imana, turagushimira yuko wabyoroheje, utanga umwana wawe w'ikinege, araza akora imirimo kubera ko muri we harimo imbaraga. Ndakwinginze wongere uhumuriza abantu, umuntu wihannye mu izina rya Yesu atahe abizi ko yababariwe, kandi atahe azi ko ari uwera, kandi atahe azi ko ari umukiranutsi. Kandi ndakwinginze ubwo twitwa abuzukuruza ba Aburahamu, udutinyure kugusaba ibyo wowe ushoboye, nubwo byaba birenze ibyo twebwe twumva, kuko uri Imana ishobora byose, kugira ngo nuturemera amashimwe abantu bizongere kwizera kw'abantu, tudahagurukiye gusa kubishoboka, ahubwo dushingiye kubihesha izina ryawe icyubahiro, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.